ari umukobwa w'icyitegererezo umuryango wacu. navuga ngo birakurikira muvugaho duhombye ishami twashitse umuryango wacu. Biragoye kubyihanganira ariko niko bimeze. Yesu Kristo aramukunze kuturusha, natwe twamukundaga ariko uwamuduhaye nawe umujyanye. Guhagarara hano si ugukomera kurusha abandi, twarize bihagije, mureke dukomere. Ubona unagiye uri inzirakarengane kubera ko ntacyo wakoze, ntacyo wacumuye, uzize akarengane. Musabiye uruko ridashira, ariko n'Imana izatanga ubutabera wakuvukije ubuzima. Murakoze, ntabwo navuga byinshi, ntaza kwikubita imbere yanyu. Akaba yaritabye Imana asize umwana umwe w'imyaka 8. Ntabwo agiye kumwe, nta gihe cyageze, azize umugizi wa nabi wamuhohoteye, yabaye inkoramaraso, aramwica, amwica urupfu rw'agashinyaguro. Urugwiro Family TV bafite ibikorwa byiza, nimuze mwese mwurebe. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we. Amazina yanjye Habineza Ernest, agiye kuvuga ku buhamya wa Sekiyani. Agiye mpagaze hano imbere yanyu, ise wabo, papa w'umubyara, ni mukuru wanjye, ari we Bizimana Jean Bosco. Akaba ari umubyaranye n'umudamu Kagoyire Venansia. Bakaba rero ari umuryango wacu. Uru rugendo rero rwa Mutoni rwari rwatangiye. Mutoni yaravutse, avuka neza, avukira ku babyeyi babiri nk'uko n'abandi bana bavuka, avukira mu rugo rw'abakristo. Mutoni yavutse tariki 3 z'ukwa kane 1997. Avuka umwana w'umukobwa mwiza nk'uko mubibona namwe ishusho zibereka. Aravuka, turishima, inkuru ziravuga iwacu mu muryango, cyane cyane ko twari dusa naho twarigere muri ibyo bihe. Uzi turishima, twuma amashyi. Hari abantu bacu benshi bari bapfuye, abandi batari kuboneka, bakiri hanze. Mutoni yaravutse imfura mu muryango w'abakobwa, ku bana b'abahungu bari basigaye mu muryango wacu. Urugendo rwa Mutoni mu mikurire ye, mu mivukire ye, yavutse ari umukobwa ufite imbaraga bigaragarira amaso, kandi koko no ku mutima ukabona birahari. Mutoni yatangiye gukura neza, ari umwana uhabwa uburere. Mutoni akurana igikuriro kizima,
umubiri uko wakuraga ari nako ubona n'ubwenge akura. Tony yaratoje atozwa kubana n'abantu ari mutoya arabikurikira. Mu by'ukuri mu bwana bwe yabanaga n'abandi bana neza, ndetse nanjye ko yakoraga n'umuntu wamutaga ni se wabo, nabonaga ari umuntu ufite ejo heza cyangwa se avenir mu zindi ndimi z'amahanga. Nibyo urugero rwabaye rurerure, arakura ageraho gutangira ishuri. Icyo natangiza ishuri nk'abandi bana, ariga mu ishuri agatsinda kandi akubaha ababyeyi be, ndetse natwe umuryango we tukamubonamo imbuto nziza, ishami ryiza ryashibutse mu muryango wacu. Tony yarize arayirangiza, abana neza, urubyiruko rwinshi rumutangaho urugero rwiza, ndetse natwe mu muryango tumutangaho urugero. Imfura dufite z'abakobwa, yari umukobwa w'icyitegererezo umuryango wacu. Navuga ngo biragoye kugira muvugaho, duhombye ishami twashitse umuryango wacu. Biragoye kubyihanganira, ariko niko bimeze. Yesu Kristo aramukunze kuturusha, natwe twamukundaga, ariko uwamuduhaye nawe umujyanye. Guhagarara hano si ugukomera kurusha abandi, twarize bihagije, mureke dukomere. Uwamuduhaye azamuha ijuru, dushidikanya rwose agiye mu ijuru. Mu rugendo rwe rero yabanye n'abantu bose neza, amahoro. Ngira ngo abana bo muri Nyaruguru bo mu kigero cyiwe aho biganye, abenshi bacitse umugongo, ndetse bari na hano. Ngira ngo abantu batabaye baturutse muri Nyaruguru ni benshi cyane, ko umuryango iwe wa papa ari ukomoka, ndetse n'umuryango we uturuka kuri mama we ari ukomoka. Ariko hano hari ingeri zose, bitewe n'uko Mutoni yabanye neza. Mu by'ukuri agiye tumukeneye. Navuga byinshi ku buzima bwiwe, ariko icyarazi Mutoni yari umukozi. Yakuze ari umwana ukunda umurimo, akora ari umukozi, arabyigishwa, aranabitoza kandi aranabyubahiriza. Nakuvuze amagambo menshi rero, mu gihe mu buzima bwe yaranzwe n'ikinyabupfura, arangwa n'umurimo kandi arangwa no kubaha, kubera ko arinze agenda nta mubyeyi we aratunga urutoki. Ayo ni icyiciro, ayo ni amakuru nahagararaho n'ayabahamizi. Urashobora kubyara umwana akaba yazana gutya ati mubyeyi ntabwo ndi kunyurwa n'uburyo wameze, cyangwa se aribyo yishimiye. Ariko Mutoni we yashimye indero z'ababyeyi ndetse n'abavandimwe n'inshuti, ziramukuza, zari zimugije ku rwego rwiza. Nawe agezeho kwitura umuryango, kwitura famiye, ibyo yamuhaye, ibyo yamutakajeho yari arimo kubikuba inshuro nyinshi. Mu by'ukuri Mutoni ntabwo tuzakwibagirwa. Umuryango wacu uragiye, ugiye tugukeneye, ariko usanze abacu benshi bagiye. Tugusabye kudusabira, kandi Yesu Kristo akwicaze iburyo bwe, ubane nawe amaherezo yose, ubuzima bwose. Dusabire, ariko wanagiye uri inzirakarengane, kubera ko ntacyo wakoze, ntacyo wacumuye, uzize akarengane. Musabiye nuko ridashira, ariko n'Imana izatanga ubutabera wakuvukije ubuzima. Murakoze, ntabwo navuga byinshi, ntaza kwikubita imbere yanyu, ntasabira ndi umugabo. Murakoze. Uyu mwanya rero ngiye kubabwira amateka ya nyakwigendera
kuhagera kuko amasaha arimo aragenda kugira ngo twerekeze aho tujyana umubiri umutoni wa Sediyane. Umutoni wa Sediyane ni mwene Biziyaremye Jean Bosco na Kagoyire Venansiyo. Umutoni wa se yavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 1997, avukira mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyaruguru, umurenge wa Rusenge, akagari ka Mariba, umudugudu wa Rasaniro. Yize amashuri abanza ahitwa Groupe Scolaire Bassa, ayisumbuye yayigiye ahitwa Mwirasaniro, akaba umwana w'imfura mu bandi bana yavukanye nabo. Ubuzima bwaranze Umutoni wa Sediyane. Umutoni wa Sediyane mu bwana bwe yarewe kwa sekuru we witwa Gervazi Rusibana. Yaje kuhava akomeza amashuri yisumbuye. Nyuma yaho yaje kuza muri Kigali azanywe no gufasha nyirarume Karangama Donati kurera abana batoya yarasigaranye ubwo Karangama Donati yari amaze kugira ibyago umudamu we akitaba Imana. Umutoni wa Sediyane yaranzwe n'ikinyabupfura ndetse no kubaha buri wese, akabana neza na buri umwe, ari abato ari n'abakuru, bose yababaniraga neza. Akaba yaritabye Imana asize umwana umwe w'imyaka 8 witwa Umuhoza Shima Alivi. Umutoni wa Sediyane yitabye Imana ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2025. Icyo navuga ni uko Diane nubwo agiye twari tukimukunze, agiye yaragize igihe cyo kumenya ubwenge, kujijuka kandi cyo gukora. Yarakoraga, yarazwe no gukora, akunda umurimo, akunda ababyeyi be cyane. Yakunze nyirarume Donati Karangama, aramukunda, aramwubaha, ntabwo yigeze amuvogera, ntabwo yigeze amusuzugura. Kuva umudamu Karangama yakwitaba Imana, yubashye Karangama, amufata nk'umubyeyi, akunda abana ba Karangama, kugira ngo mwababonye aho bageze. Diane amaze kubona abana ba Karangama basigaye bajya kwiga igitondo cy'igoroba, aho nababwiraga ngo yakundaga gukora, yabwiye nyirarume ati rero ujye wumva abana bamaze kuba bakuru, basigaye mu gitondo cy'igoroba, ndumva nahaguruka nkajya gushaka icyo gukora. Nyirarume ntabwo yigeze abyanga, yaramushyigikiye ibishoboka byose. Hanyuma Diane ajya gutangira gukora, aho yahuriye inshuti nyinshi, aho yabagiye n'abantu benshi batandukanye, abahisi n'abagenzi yarabakunze, yarabubashye, kugeza muri uyu munsi agiye ari muto, ariko agiye afite inshuti nyinshi. Navuga ngo umwana wacu Umutoni wa Sediyane nubwo agiye, ariko ntabwo agiye ko ntagiye igihe cyageze azize umugizi wa nabi
yamuhohoteye yabaye inkorora amaraso aramwica amwica urupfu rw'agashinyaguro. ariko navuga ngo leta yacu irashoboye irakora yarakurikirana ibikoresho byose ifata uwishe umwana wacu. hanyuma ibindi bisigaye tuza kubikomerezaho tugiye gushyingura n'abatanga ubuhamya baraza kubutanga yewe n'abatabona umwanya wo gusezera tubaha akanya basezere hariya kuko amasaha yadufashe. hasigaye navuga ngo umutoni wacu Imana iruhe iruhuko ridashira. Murakoze. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje cye, umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu, ubushake bw'Imana arukiye mu aruhutse gituza imiruho cye, n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana. ararutse Ararutse, ararutse. nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu